Mwiriwe neza, reka nongere kubasuhuza mwebwe muteze amatwi iki kiganiro cyangwa se mugiye gutega amatwi iki kiganiro. Amazina ni yayandi n'ibisanzwe, ni Simeo Bimenyimana. Tugiye mu kiganiro cya Love Story nk'uko maze iminsi mbibasezeranya yuko iki kiganiro tugiye kujya tugikurikira kuwa mbere ndetse no kuwa kane. Love Story, ese urukundo ni iki? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni ibihe bintu by'ingenzi washingiraho cyangwa se wagenderaho uhitamo urukundo rwawe rw'ukuri. Ni ibihe bintu by'ingenzi wagenderaho bwa mbere mu buzima bwawe uhitamo umuntu ushaka ko mukundana akakubera inshuti mukabana. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha amagambo abahanga bagiye bandika, ariko nanone turaza gusangira ibitekerezo, buri muntu avuge uko abyumva. Wajya kuri comment hasi ukumva nimba hari igitekerezo ushaka gutanga, urukundo ni iki, ni ibihe bintu, ukaba nawe hari ibindi bintu uzi bitandukanye n'ibyo ngiye kubabwira, ukabyandika muri comment hasi, noneho turaza kubibona. Ikindi mwibuke gukanda subscribe. Reka dutangire. Urukundo ni iki? Twifashishije ubundi amagambo tubona cyangwa se dukunda gukoresha. Ijambo ndagukunda ni ijambo rikunda kuvugwa n'abantu bose, ariko nubwo abantu benshi barivuga, ijambo ndagukunda rikoreshwa mu buryo butandukanye. Hari abarikoresha neza, hari abikoresha nabi, ariko ijambo ndagukunda ni ijambo ryo kubahwa. Ni ijambo nyine rifite agaciro ku buryo umuntu uribwiye aba yumva ari uwa agaciro imbere yawe. Ndagukunda, je t'aime, I love you. Ese muri aya magambo atatu ni irihe jambo ku giti cyawe wumva ukumva ugize imbaraga mu buzima bwawe? Ese ni I love you, ni je t'aime, ni ndagukunda? Kuri njyewe ndagukunda numva yatse byose. Reka dutangire ikiganiro cyacu Love Story. Urukundo. Urukundo ni ikimenyetso cy'amarangamutima, ubwuzu n'ubushake bwo kubana n'umuntu mu buryo bwimbitse kandi bwuzuye. Iyo ukunda umuntu mugira amarangamutima, umugira ubwuzu ndetse ukumva ufite ubushake bwo kubana nawe mu buryo bwimbitse kandi bwuzuye. Urukundo rudasanzwe rero hagati y'abantu rurangwa n'ubushake bwo gufashanya, kubana, kubahana mu buryo buhoraho kandi binyuze mu ntera z'ubwumvikane, gufashanya mu bihe byiza n'ibihe bibi. Iyo ukunda umuntu, nshuti yanjye, muvandimwe uri kunyumva, nimba ukunda umuntu umufitiye amarangamutima kandi ukaba umukunda by'ukuri, uwo muntu uramufasha, uwo muntu murumvikana, uwo muntu uba wumva umufitiye ubwuzu. Nta kuntu wambwira ngo urakunda umuntu uramara icyumweru utamuvugishije, no. Aho ngaho rwose urukundo rwawe ruba ruri gupimirwa ku munzani. Mu guhitamo rero umukunzi wawe hari ibintu byinshi ushobora kwitaho, ariko bimwe by'ingenzi biranga umuntu mwiza cyangwa se umuntu wumva wagufasha kujya mu rukundo rwawe. Icya mbere, ubwumvikane. Umukunzi mwiza agomba kuba umuntu wumva neza abandi ndetse agasangira n'abandi ibitekerezo, amarangamutima ndetse n'imigambi. Kuba mwumvikana ni ingenzi kuko bituma mwubaka umubano wubakiye ku bwumvikane no kubahana. Kabiri, kwizerana. Kwizerana ni ingenzi mu mibanire ya buri munsi. Umukunzi mwiza agomba kuba umuntu ugaragaza imyitwarire yo kubaha no kwiyubaha. Iyo urukundo rufite icyizere hagati y'abakundana, bituma habaho kubahana no kugira ubushake bwo gufashanya. Gatatu, ubufasha n'ubwitange. Mu gihe wifuza guhitamo umukunzi, ni byiza kumubona nk'umuntu uzajya ugufasha mu bihe byose, haba mu byishimo, haba no mu bihe bigoye. Icya kane ari nacyo cya nyuma tujya gusorezaho, kuba mufite intego zihuriweho. Umukunzi mwiza ni uwumva intego zawe z'abakundana, mwembi mukumvikana, mwembi mukumvana, buri muntu agatega undi amatwi. Iyo umuntu afite izi ngingo enye mbabwiye mu mubano, urukundo rwabo rushobora kuba rwiza, rukaramba kandi rukagira impinduka nziza mu buzima bwabo. Ikiganiro n'abateguriye uyu munsi naha kirangiriye, naho utaha. Ciao ciao.